Turabasuje abakurikiye Easy Life Talk nk'ibisanzwe tugarutse muri cya kiganiro cyacu kiba kireba uburyo bwo guhuza ibihe by'indagihe umuntu mukuru aba arimo cyangwa se ibihe by'ubu ngubu, imyitwarire umuntu mukuru aba afite, uburyo abanamo n'abandi, uburyo akoranamo n'abandi cyangwa se n'uburyo we ubwe ku giti cye akoramo cyangwa se ibyitwa occupational performance. Tugenda turebera hamwe ese uko yitwara muri ubwo buzima bw'uyu munsi bifitanye iyihe sano n'ahahise heho mu bwana cyangwa se ibihe yaciyemo mu gihe yari akiri umwana, byaba byiza cyangwa ibibi biba bifite ukuntu bigenda bihura n'uburyo yitwara mu bihe by'ubu ngubu aba arimo. Tugenda twifashisha ubumenyi bugiye butandukanye buva mu masiyansi atandukanye cyangwa se abahanga baba baragiye bagarukaho, aho cyane cyane tugenda twibanda no kuri imwe muri siyansi cyangwa se ibyitwa occupational therapy. Bukaba ari ubuvuzi buteza imbere ubuzima bwiza n'imibereho myiza binyuze mu gushyigikira abantu kugira uruhare mu mirimo cyangwa se gukora imirimo ibafitiye akamaro, iyo bifuza gukora, iyo bakeneye gukora cyangwa se nanone niyo bashobora kuba bari guteganya kuzakora mu gihe kizaza. Iyo ni occupational therapy, ariko nanone twifashisha n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Abakurikiye ibiganiro byacu byatambutse mwagiye mwumva aho twagiye tubigarukaho. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe ikintu cyitwa emotional maturity cyangwa se kuba umuntu ari umuntu ukuze mu buryo bw'amarangamutima, to be mature. Ibyo nibyo tugiye kuba tureba. Ese ni gute umuntu abasha kugenzura amarangamutima ye cyangwa se kugenzura amarangamutima, ibyitwa emotional control cyangwa se emotional maturity. Uyu munsi nibyo tugiye kuba tugenda tuganira. Igice cya mbere cy'iki kiganiro turabanza dusobanukirwe ese gukura mu buryo bw'amarangamutima ni iki. Waba warigeze guhura n'umuntu uba utuje, wa muntu uba utuje mu gihe cy'intonganya cyangwa se cy'amakimbirane, akaba ari wa muntu uba utuje ariko nanone adatuje kugira ngo ibimubangamiye cyangwa se ibimubabaje abigumishe muri we, akaba yatuza yewe n'ibyo bimubangamiye akabigaragaza ariko mu buryo atagize uburyo abangamiramo abandi cyangwa se adahise arakara agaragaza uburakari bwe. Akaba ari wa muntu udahita uturika ngo avuge amagambo mabi cyangwa se ngo arakare. Ubasha gukora ibyo ngibyo niwe bavuga ko akuze mu buryo bw'amarangamutima, cyangwa se Ikinyarwanda cyiza nibwo bahita bavuga ati uyu muntu aratuje kandi akemura ibibazo bye mu buryo bwituze. Umunsi rero tugiye kuba twakumva icyo bisobanuye cyangwa se icyo ari cyo kuba umuntu yakitwara gutyo. Rero ibyitwa emotional control ni cyangwa se emotional maturity ni ukuba umuntu yumva cyangwa se abasha kugenzura amarangamutima ye mu buryo budakomeretsa abandi cyangwa se mu buryo butabogamye. Akaba nanone ari wa muntu uzi gukemura ibibazo runaka bijyanye n'amakimbirane aba ari hagati yabo ari kumwe nabo cyangwa se mu mibanire ye n'abandi. Akaba ari na wa muntu utuje cyangwa se muri we uba ubasha kugenzura igihe arakaye n'igihe yishimye, byose akaba ari wa muntu ubasha kubigenzura. Ntabwo biba bivuze yuko atababaye igihe hari icyamubaje cyamubayeho, biba bisobanuye ko afite ukuntu aba ari bubashe kuba yagenzura bya bindi cyangwa se bya bindi bibangamye muri uwo mwanya. Iyo nibyo bita emotional control cyangwa se emotional maturity. Ibyo ngibyo rero bifasha iki muntu mu buzima bwe bwa buri munsi, naho bibasha kuba byamufasha kuba ari wa muntu mu kazi azaba afite uko akemuramo ibibazo runaka bishobora kuvuka hagati ye n'abo akorana nabo, cyangwa se akaba ari wa muntu uzi kuba yabana n'abandi neza mu buzima busanzwe akaba yagera ku musaruro. Ibyo ngibyo ni bumwe mu bumenyi umuntu aba akeneye muri iyi si ya none, aho umuntu aba asabwa kubana n'abandi kugira ngo bagire ibyo bakorana ndetse babashe no kugeraho. Uko bisanzwe rero tuba tugenda tubihuza n'ahahiseho mu bwana. Ese
ni gute kuba umuntu abasha kugenzura amarangamutima ye no kuba atabasha kuyagenzura bihurira he no mu bwana cyangwa se no mu bihe by'ubwana?